aha hantu abantu babyumve neza. Iyo wasambanye wagiye mu busambanyi hariya ntabwo utaha ngo nujya mu rusengero wongere ubisugi. No. Icyo gihe iyo ugiye ushaka nk'umukobwa wasambanye, ntabwo ushaka nk'umukobwa w'isugi. Icyo gihe hari ibanga ririmo aho ngaho abantu bahishe batajya basobanura. Iyo wumva akantu k'ubwenge karimo, niba umukobwa yagiye agasambana n'umugabo umwe, agasambana n'uwa kabiri, agasambana n'uwa gatatu, yenda akazagira amahirwe akabona urugo akubaka, hari igikomere kimwinjiyemo. Kuko mu gihe cyose azajya muri aniveriseri agahurirayo n'abasore bamusambanyije, we akaba yicaranye n'umugabo we nyirizina bambikanye impeta, ariko hariya muri aniveriseri hicayemo abagabo babiri bamusambanyije. Igikomere tayari. Iyo uhawe imbabazi ikiba kirangiye. Hari ijambo dukunda gukoresha ngo iyo ubaye icyaremwe igishyi ngo byose biba bishize, ngo ibya kera biba bishize. My friend, ntabwo wabasomye. Ibishira ni mu buryo bw'umwuka. Ni ukuvuga ngo iyo ukijijwe ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ibishira mbese ibiza ari bishya ntabwo ari ku mubiri. Urugero, iyo umuntu yabaye umupagani akiba bakamuca akaboko, iyo akijijwe ni kamere asigarana kamwe n'igice. Cyakora mu ijuru ho yanditswe rwose n'umwana w'Imana, kandi rwose impanda nivuga nta kibazo rwose azahinduka ase nk'uko Kristo asa. Ariko ino hano nibahamagara abayede ntabwo azagira, yaterura rukaragara guteze kandi afite akaboko kamwe n'igice. Urumva hari ingaruka ahuye nazo. Abantu bigisha abandi, abantu baba mu rusengero bigisha imbabazi barasabwa kuzitondera, kuko hari abantu bazaziringira batanazifasha, kubera ko imbabazi zifite uko zigenda. Turabazi benshi ba Dawidi asambanye ngo Imana irababara, ibabaye iramubwira ati Dawe usabye imbabazi ariko mu muryango wawe ndasigamo inkota. Ku buryo abazagukomokaho bose bazajya bahura n'ingaruka z'ubusambanyi wakoze. Urumva rero aho ahubwo ntabwo tuba tugomba kwigisha abantu yuko wajya gusambana ukagaruka gusaba imbabazi, ahubwo bibaye byiza twakwigisha abantu kureka ubusambanyi. Buriya nimureke mbabwire, mwari muzi ko n'ikibazo gihari. Iyo umukristo muzima yiyumviye Imana akayumva, yaba iciye mu bitekerezo, Imana yacu ica mu bitekerezo ikavugana nawe, ica mu bitekerezo, cyangwa se ikakubwira iciye mu ijambo ryayo. Ni ukuvuga ngo iyo wibeshye ugaca mu yindi nzira atari izi ebyiri yakweretse, uhura n'ibibazo byanga bikunze. Ni ukuvuga ngo ubundi ibintu by'Imana ntabwo tuba tugomba kubivuga uko tubyumva, no, aho ririya ni ikosa. Ahubwo twebwe dusabwa kubivuga uko biri. Noneho iyo ugiye kubivuga uko ubyumva nyine, niho uhita uhura na bariya bantu mudahuza, kuko buri wese arabivuga uko abyumva, umuntu arabivuga uko abyumva. Ntabwo muzahuza kuko mubivuga uko mubyumva, buri wese abivuga uko abyumva. Yego, niyo mpamvu abantu badahuza. Ubundi ibintu by'Imana ntabwo bigomba kuvugwa uko tubyumva, nta nubwo tugomba kubivuga uko tubishaka, ahubwo bivugwa uko biri. Nuko bimeze. Ni nko guca muri kaburimbo, ni nko guca mu muhanda. Buriya mu muhanda ntugomba kuhaca uko ubyumva cyangwa se uko ubishaka, uhaca uko biri. Kandi iriya mirongo, iriya kaburimbo ntabwo twebwe tuhanyura ari twe twayiciye. Oya, uva i Butare ukaza i Kigali, ntabwo uhaca uko ubyumva, ntuhaca nuko ubishaka, ahubwo uhanyura uko biri. Iyo wibeshye ukahaca uko ubyumva cyangwa se ukahaca uko bishaka, kakubaho barakwandikira. Rero bivuze ngo ntabwo imbabazi z'Imana zigomba kuvugwa uko abantu babyumva cyangwa se uko babishaka. Imbabazi z'Imana zigomba kuvugwa uko ziri. Aha rero iyo wamaze kugira ubugoryi no gusaba imbabazi, bigusaba kuzisaba witonze, ukabanza kureba niba ugiye kuzisaba mu buryo burimo. Ntawe usabana imbabazi ubugoryi. Umukora ahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime
tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Tuguhaye ikaze, twifuriza kugubwa neza kandi tukwifuriza kungukira mu biganiro tuba twabateguriye. Aya ni amagambo dukunda gusubiramo kenshi igihe cyose tugiye kuganira. Impamvu nta yindi ni uko muri Kristo Yesu harimo urwunguko, kandi tuba twifuza ko buri muntu wese turimo kuganira yagira kunguka kumenya Imana kurushaho binyuze muri Kristo Yesu, kuko harimo inyungu nyinshi. Twongeye kugaruka rero kugira ngo tuganire. Njye muri kumwe nk'ibisanzwe Jean Dominique Byiringiro, kandi tugushimira umusanzu wo gukurikira ibiganiro, gukanda subscribe, kubisangiza abandi, ndetse tunezezwa cyane n'abagenda baduha amakomantere batwereka ko barimo kugenda bagira icyo basarura mu biganiro tuba turimo kubagezaho. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Uno munsi rero nabazaniye umutumirwa, reka tumwakire atwibwire hanyuma dukomezanye. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Mugoboka Jean Claude, nkaba sengera ku itorero rya Nyakabanda, paruwasi ya Muhima. Ndi umugabo ufite umugore n'abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Muri ADPR. Muri ADPR. Ariko ntabwo ishyizeho kabye. Kabye karaza. Uyu mugabo yitwa Mugoboka Jean Claude, ariko mu bihe byatambutse yarazwi cyane ku izina rya Bye, ariko muri kabye kaje gutekora. Ntabwo navuga ngo kaje gute, kuko nanjye uburyo kaje ntabwo navuga ngo kaje gutya. Nashidukaga nigishije nk'ahantu kugira ngo nkomeze iryo jambo mvuze, cyangwa se numve ko rigema imbaraga. Nkumve ijambo ngo bye aho nabaga mfunze neza. Bye riza gutya. Shiduka rero narifashe byaje. Ndabyibuka bwa mbere duhura. Wari turi mu ivugabutumwa na korali yacu yitwaga Abatambyi. Yego. Hanyuma Silive arakuzana. Twebwe twari twiteguye Silive. Yego. Hanyuma muzanye. Ujya ku ruhimbi witurije. Ugitangira kwigisha uti bye. Abantu nyine ubwo bwabo bwa mbere, ariko barakumva baryohewe. Bongeyeho hashize umwanya wongera ubwire ijambo ati bye, noneho bose bahita basubiramo ngo bye. Bye yarafashe kugeza ubwo no mu biganiro nagiraga kuri radiyo Umucyo. Abantu urumva baba badukurikiye kuri radiyo ariko batazuriwe. Yego. Baravugaga ati bye turamushaka muzamutumire. Yego. Iryo jambo rero ryarafashe cyane ku buryo hari aho nageraga rwose ntibamenye n'amazina yanjye, ariko iyo bye ikazaho. Ndatekereza ko muri telefone z'abantu benshi hashobora kuba handitsemo bye, Claude bye. Reka tubanze dusenge hanyuma tugaruke tubwira abantu icyo tugiye kuganiraho. Mana, tugushimiye umugambi wawe mwiza, kandi turagushimiye ko ari uhamagara. Icyubahiro ni cyawe. Uyu munsi turi imbere y'izi kamera tugiye kuganira n'ubwoko bwawe tutazi, ariko wowe uzi. Ni ibintu bikomeye kwicara imbere ya kamera ubwira abantu, uretse ko turi kumwe na Sam ari uri imbere yacu, ariko nta bandi bantu tureba. Ni ibintu bisaba kwizera gukomeye, kandi nawe ukamanuka ugasohoza umugambi wawe nk'uko wabivuze ngo mugende mubwira abantu bose ubutumwa bwiza, hanyuma bazemera muzababatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, kandi mubigisha kugira ngo bahinduke abigishwa ba Kristo Yesu. Turi hano rero turasenze kugira ngo Umwuka wera abane natwe, kuko twebwe turi abantu buntu, turi abantu basanzwe, ariko Umwuka wera naza muri twebwe aradukoresha icyo Imana ishaka ko dukora. Turasenze rero kugira ngo habeho guca bugufi muri twebwe, izina ryawe rishyirwe hejuru, kandi uduhumekiremo amagambo akwiriye yo kugira ngo ubwoko bwawe bwunguke. Sengeye Claude nk'umutumirwa kugira ngo umwuzuzi bikuzuye,
nanjye nk'umumoderateri w'ikiganiro kugira ngo unyobore, kandi turasenze kugira ngo ufashe ubwoko bwe buzakurikira kugira ngo buzabone umwuko n'ubwo twabasabiraga. Urakoze, rubane natwe mudushyigikire, tubisabye twize izina rya Yesu Kristo, amen. Twongeye tubaha ikaze kandi mwebwe abadukurikiye, kugira ngo tubamenyeshe ko tugiye kuganira na Mugoboka Jean Claude Bien, ariko tuganira ku ngingo yitwa imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana Bibiliya igenda zivuga mu buryo bwinshi bugiye butandukanye, n'abantu benshi bagiye batandukanye bakazivuga mu gihe gitandukanye, ndetse buri umwe akazivuga ukuntu yagiye azibona, ariko hari uko ziri. Hanyuma ndibuka ko Yeremiya yaravuze ngo imbabazi z'Imana nizo zituma tudashiraho. Aravuga ngo zihora zunguka uko bukeye n'uko bwije. Nategeze zisanga ngo ntumure imbabazi zawe, bivuze ngo zifite agaciro. Tugiye kuganira ku mbabazi z'Imana, ko abantu bazibona, uko bazumva, uko bazibwira. Ubundi imbabazi z'Imana uzumva ute? Okay, murakoze cyane. Ntaratangira no kuvuga shimye Imana. Ibaze mu myaka maze, mu myaka YouTube imaze, cyangwa se imbuga nkoranyambaga zije, ni ubwa mbere nkoze ikiganiro kuva uvutse. Ni ubwa mbere, mbese aha niho hambere mpagaze gutya, nicaye gutya muri ikiganiro. Kugeza ubwo n'abantu bagiye bambaza benshi, bakambwira ati ko tukubona mu biterane, tukakubona mu nsengero ku cyumweru, jyewe njye hose mu ntara, mu mujyi wa Kigali, hari n'aho ndimo ndasubira 3 cyangwa 4. Ariko bavuga kuki utaza ku mbuga nkoranyambaga? Ariko igihe cyari iki, hari ibyo numvaga ntegereje kubanza gusobanukirwa, kuko ntabwo ku mbuga nkoranyambaga ari aho gukinira, kuko mumaze kubona ko hari abo bimaze gutera n'ingaruka zikomeye zishobora no kugera ku rubyaro. Ku mbuga nkoranyambaga rero ntabwo ari aho gukinira ubundi. Abantu bagakwiye kuzajya bajyayo biteguye, bazi neza ibyo bagiye kuvuga ko ari ibintu birenga umupaka bikagera hirya no hino. Rero numvaga hari ibyo niteguye, kandi ndashimira Imana namaze kwibona. Ubwo rero warumbajije ngo ubundi imbabazi z'Imana nzumva gute? Mbere ya byose rero, kugira ngo dutangire, reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo Kubara, ibice byaho 25. Turasoma umurongo waho wa 10. Reka dusome umurongo waho wa 10. Haravuze ngo Uwiteka abwira Mose ati, Finehasi mwene Eliyezeri wa Aroni umutambyi atumye uburakari bwanjye buva ku Bisiraheli, kuko yafuhiye ifuhe ryanjye muri bo, agatuma ntarimbuza Abisiraheli iryo fuhe ryanjye. 12. Nuko none vuga uti, dore muhaye isezerano ryanjye ry'amahoro, rizamubera hamwe n'urubyaro rwe isezerano ry'ubutambyi, kuko yarwaniye Imana ye ishyaka, agahongerera Abisiraheli. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bishimiye Imana. Ubundi uravuze ngo imbabazi nzumva gute? Ubundi nta nubwo ibintu by'Imana tuba dukwiye kubivuga uko tubyumva. Ririya ni ikosa n'abantu bakoze. Ndishimye cyane kuko ngeze ahantu nashakaga. Ubundi hari imbuga nkoranyambaga nyinshi, hari amacano menshi yagiye ampamagara nkayahakanira, nkabwira nti mwe muhitse. Ariko ngeze aho nashakaga, ubu noneho nibwo ngiye kuvuga. Ni ukuvuga ngo ubundi ibintu by'Imana ntabwo tuba tugomba kubivuga uko tubyumva. No, aho ririya ni ikosa. Ahubwo twebwe dusabwa kubivuga uko biri. Noneho iyo ugiye kubivuga uko byumva nyine, niho uhita uhura na bariya abantu mudahuza, kuko buri wese arabivuga uko abyumva, umuntu arabivuga uko abyumva. Ntabwo muzahuza kuko mubivuga uko mubyumva, buri wese abivuga uko abyumva. Yego, niyo mpamvu abantu badahuza. Ubundi ibintu by'Imana ntabwo bigomba kuvugwa uko tubyumva, nta nubwo tugomba kubivuga uko tubishaka, ahubwo bivugwa uko biri.
nuko bimeze ni nko guca muri kaburimbo ni nko guca mu muhanda buriya mu muhanda ntugomba kuhaca uko ubyumva cyangwa se uko ubishaka ucuka amategeko uhaca uko biri kandi iriya mirongo iriya kaburimbo ntabwo twebwe tuhanyura ari twe twayiciye oya uva i Butare ukaza i Kigali ntabwo uhaca uko ubyumva ntuhaca nuko ubishaka ahubwo uhanyura uko biri iyo wibeshye ukahaca uko ubyumva cyangwa se ukahaca uko bishaka kakubaho barakwandikira rero bivuze ngo ntabwo imbabazi z'Imana zigomba kuvugwa uko abantu babyumva cyangwa se uko babishaka imbabazi z'Imana zigomba kuvugwa uko ziri ndumva nari ngujubije sinzi niba hari ikintu utazi urakoze cyane uze ko imbabazi z'Imana zitagomba kuvugwa uko umuntu azumva cyangwa bishaka zigomba kuvugwa uko ziri yego noneho sasa tugiye kwinjira ziri gute murakoze cyane hanyuma nanjye njya ku mbuga nkoranyambaga nijoro iyo ndi mu kazi nicara kuri YouTube tuba dufite wifi y'ubuntu ndicara nkareba rwose icyampa rero iki kiganiro dukoze kikazasakara nibura ku isi yose nicyo nifuza ubundi imbabazi ni ikintu umuntu ahabwa mu gihe yakosheje mbese yacumuye mbese ni ukuvuga ngo icyo uhabwa wacumuye nizo mbabazi noneho umubabaro uhabwa wacumuye ni igihano wabyumvise ibyo bintu noneho rero reka dukoreshe iri jambo twasomye ryo Gafeneyasi ubundi aya magambo dusomye buriya reka nkubwire ngira agahinda burya ndeba njya kuri YouTube nkavuga nti subu abantu basenga ubundi baba basomye koko gendahera ku itangiriro soma Bibiliya nkagera ku byahishura soma Bibiliya nkavanga ubundi abantu baba basomye cyangwa barimo barabivuga uko babishaka nuko babyumva Imana rero ntabwo iri muri iyo mikino abantu barimo yo kuvuga ibyayo uko babishaka no kubivuga uko babyumva ntabwo ari imikino Imana irimo iyo business ntabwo ari naho gahunda yazanye Imana icyazanye Imana ni ukugira ngo abantu bakore ibyayo uko biri wabyanga wabyemera wakwijijisha kugira ngo wibonere amahoro ntabwo bikunda keretse iyo ubikoze uko biri buriya no kugira ngo tube mu gihugu ugomba kuhaba uko biri uko amategeko yego ntabwo ugomba kuhaba uko ubyumva ntugomba kuhaba uko ubyishakiye hari amasaha yo kujya gucuruza hari amasaha yo gufunga isoko nunashaka kugira ngo ucuruze nyuma yo gufunga ntabwo bari bukwemerere kuko ibyo nibyo ushaka ariko ntabwo ari ko biri hanyuma rero aya magambo dusomye ni igihe Abisiraheli barimo bataha bava mu gihugu cya Egiputa bajya mu gihugu cy'isezerano Bibiliya iravuga ngo bambutse inyanja ni ukuvuga ngo uretse guhita wumva ndarira jambo bita imbabazi ubundi ntabwo bo bashakaga guca mu nyanja oya ubu niyo twasobanura neza tukabyumva neza ntabwo Abisiraheli bashaka guca mu nyanja ntabwo ariyo mahitamo yabo uzi ko ngo banayigezeho bayibonye baravuga ati reka nta bwato turamanuka mu mazi gute ngo bashaka gusubira inyuma Uwiteka bati mukomeze mugende ubwo uzi ikintu barimo barwana nacyo barimo bararwana n'ibyo Imana ishaka impamvu barimo basubira inyuma bo barashaka gukora ibyo bashaka noneho ni ukuvuga ngo Uwiteka urumva iriya nzira mu mazi kumbi yari irimo ubutabazi ariko bo batabizi urumva niho Imana yari yakoze bije yo gutabarira Abisiraheli yaravuga ati nibaterera umusozi bariya babakurikiye ndabica gute ko mbona ariho hantu ndi bubicire nkabatwarira icyarimwe urumva yuko twebwe ntitwemera kugenda uko iby'Imana biri ni naho gukira kwacu kuri naho nidushaka kugenda uko tubishaka tukagenda uko tubyumva ahubwo tuzahangirikira niyo mpamvu ubona abantu bakozwe n'isoni ibyo byose turabigeraho ugasanga umuntu yakozwe n'isoni ku buryo kwihambura muri izo soni bikamubana ikibazo kubera iki yinjiyemo uko abishaka iyo aza kwinjiramo uko Imana ibishaka uko biri ntabwo yari gukorwa nazo hanyuma rero ngo
habanje kuba imivurungano. Urumva Uwiteka arashaka ngo bace mu mazi, Abisiraheli bo barashaka gusubira inyuma, ngo bashakaga kwicira ku musozi cyangwa gusubira inyuma, kuko ibyari ibice bitatu, ni imisozi, ni inyuma no mu mazi, naho hantu hatatu. Noneho ngo bageze ku mazi baravuga ati oya, twaca ku musozi cyangwa tugasubira inyuma. Urumva inyuma hari abanzi. Uwiteka aravuga ngo bwira Abisiraheli bakomeze bagende, bakomeze bagende. Buriya nimureke babwire, mwari muzi ko n'ikibazo gihari. Iyo umukristo muzima yiyumviye Imana akayumva, yaba iciye mu bitekerezo, Imana yacu ica mu bitekerezo, ikavugana nawe ica mu bitekerezo, cyangwa se ikakubwira iciye mu ijambo ryayo. Ni ukuvuga ngo iyo wibeshye ugaca mu yindi nzira atari izi ebyiri yakweretse, uhura n'ibibazo byanga bikunze. Hanyuma rero barangije Abisiraheli ngo bambuka inyanja. Uwa mbere arambuka aramanuka ajyamo, hanyuma ngo uwa nyuma w'Umwisiraheli akiri inyuma ku nkombe, ngo Umwegiputa nawe uwa mbere ahageze, yari ageze ku nkombe akurikiye uwa nyuma w'Umwisiraheli. Amagambo harimo nka metero imwe. Imana irareka Abegiputa bose ngo bakurikira Abisiraheli neza rwose. Umwegiputa wa nyuma ngo amaze kugera ku nkombe y'inyanja, mbibutse ko iyi Bibiliya isobanura ko ari inyanja. Burya amazi ni ubwoko bwinshi, hari imigezi, hari ibiyaga, noneho hari ikivu. Bibiliya ivuze ko ari inyanja. My friend, inyanja uyitondere. Inyanja ni ikintu gikomeye. Mbese mbashaka kugira ngo abantu batekereze ibintu by'Imana. Hanyuma rero ngo bamaze kugeramo, Abegiputa bamaze kurangiriramo, ngo Umwisiraheli wa nyuma yari amaze kugera ku nkombe, ngo bamaze kujyamo neza. Buretse wumve, urahita wumva bya jambo bita imbabazi. Ngo amazi, urumva bahacaga humutse. Noneho icyatumye humuka ni ukubera iki? Ni ukubera ko baciye aho Imana ishaka, mbese banyuze mu nzira iriyo. Hanyuma ngo y'amazi arongera aroroha, areka kuba barafu cyangwa areka kuba urutare, aroroha ahita. Ngo Abegiputa bakimara kubona yuko amazi noneho yatangiye koroha, batangiye gukandagira bamanuka, ngo baravuze ngo nimuze dusubire inyuma, kuko Imana y'Abisiraheli irabatabaye, iraturwanyije. Ubwabyo icyo ni igitekerezo kiba gitangiye kuganisha mu kwemera Imana. Ubundi ari imbabazi ziza ziruka, Imana ihita ivuga ati ndababarira, ngaho nimusubire mu mutara, muzongere gukurikira Abisiraheli. Noneho ngo Abisiraheli bamaze kwambuka, Bibiliya iravuga ngo bageze ku Bamori. Abisiraheli bararwana baratsinda. Abisiraheli barwanye n'Abamori baratsinda. Barongera ngo bageze mu kibaya bari hafi kurwana n'Abamowabu, kuko Abisiraheli hari intambara bagendaga barwana kugira ngo bazagere mu gihugu cy'isezerano. Turi ku ijambo rivuga ngo none imbabazi wazisobanura uti? Niho ndi mu ngano, ubundi ntabwo ndeshuka, kuko turashaka kubwira abantu none se izi mbabazi abantu baririmba birirwa bavuga, ugasanga korari yahimbye n'indirimbo, ugasanga umwigisha araza akavuga ngo nimwakire ngo imbabazi z'Imana kagira cyane, we agahita afata ibiganza bye ngo nimwakire mu nsengero bibamo, ngo nimwakire imbabazi z'Imana. Kumbi muri iryo teraniro hicayemo umuntu umaze gusenya ingo ebyiri. Mwibuka urugo iyo rwasenyutse hazamo imivurungano. Hari igihe abana ibigo bigagamo babivamo, hari igihe abana uko baryaga guhinduka, we yicayemo aho. Kandi hari ibintu hanze y'urusengero yagombaga kubanza kujya gutunganya. None we yiringiye za mbabazi ageze mu rusengero. Ntabwo ikihutirwa ari uguhita avuga ngo agira imbabazi, oya, hari ibyo agomba kubanza kugira gutunganya gukora. Hanyuma rero ngo Abisiraheli bageze i Mowabu, urumva babanje ku Bamori bararwana baratsinda, bagera i Mowabu. Ngo bageze i Mowabu batararwana, umwami w'i Mowabu yitwa Baraki, ngo yamenye ko bwa bwoko bwambutse inyanja.
bugeze hafi ye bwanesheje n'abamori bwanesheje abamori bwambuka inyanja mbese umwami w'imowabu ngo yabamenyeho udutendo aravuga ati aba bantu ngiye kwiga imirwanire kuko nibeshye nkarwana nk'uko abamori barwaye bamerera nabi banyice ngo ikintu cyabaye urakizi ngo yahise avuga ati nta muntu uzi kuvuma ngo umwami w'imowabu yari yaramenye ko buriya bwoko butinya umuvumo mbese ku muvumo ho ni hatari hanyuma ngo baramubwira ngo hari umuntu bita Balamu azi kuvuma iyo avumye n'imigezi irakama iyo avumye n'ibiti biruma mumutuzanire niwe wabavuma ngo Balamu yaraje araza ubwo ndetse ibyo kuvuga ukuntu Imana yatangiriye indogobe ibyo ndabyihoreye ahubwo ngo Balamu yaraje yicara ku meza apatana n'umwami ngo bahana isaha yo kujya kuvuma Abisiraheli n'ibiguzi byose ngo barapatanye baruzuza ku meza aho ngaho ngo Uwiteka nawe yari ahari ariko we batamureba ariko turanashimira Imana yacu tugera mu nama ntabwo bari bazi ko ihari ariko umwami yari ahari n'umukozi waje kuvuma Abisiraheli ahari Balamu bajya mu masezerano ngo n'Uwiteka nawe yari ahicaye ahari batazi ko ahari noneho ngo Uwiteka yumva ikiganiro yumva uko bapatana yumva uko bahana ibiciro yumva n'isaha bari bugendere Bibiliya iravuga ngo Uwiteka yagiye mbere asiga umwami asiga na Balamu we agenda mbere agiye mu Bisiraheli mwumve rero ibintu natinye bikomeye cyane ahubwo abantu bose bo ku isi bagomba kwiga iki kintu mwarimu ngo Uwiteka ngo yahagurutse kuri ayo meza agiye mu Bisiraheli kureba ibintu bibiri icya mbere ngo yari agiye kureba mu Bisiraheli ngo yari agiye kureba ubugoryi ko babona yego icya kabiri gukiranirwa ko kubari aha rero iyo wamaze kugira ubugoryi no gusaba imbabazi bigusaba kuzisaba witonze ukabanza kureba niba ugiye kuzisaba mu buryo buri nta busabane imbabazi ubugoryi urumva yuko abantu bigisha abandi abantu baba mu rusengero bigisha imbabazi barasabwa kuzitondera kuko hari abantu bazaziringira batanazifasha kubera ko imbabazi zifite uko zigenda turabazi benshi ba Dawidi asambanye ngo Imana irababara ibabaye iramubwira ati Dawe usabye imbabazi ariko mu muryango wawe ndasigamo inkota ku buryo abazagukomokaho bose bazajya bahura n'ingaruka z'ubusambanyi wakoze urumva rero ahubwo ntabwo tuba tugomba kwigisha abantu yuko wajya gusambana ukagaruka gusaba imbabazi ahubwo bibaye byiza twakwigisha abantu kureka ubusambanyi kuko iyo wasambanye icyitondero aha hantu abantu babyumve neza iyo wasambanye wagiye mu busambanyi hariya ntabwo utaha ngo nujya mu rusengero wongere ubisugi no icyo gihe iyo ugiye ushaka nk'umukobwa wasambanye ntabwo ushaka nk'umukobwa w'isugi icyo gihe hari ibanga ririmo aho ngaho abantu bahishe batajya basobanura iyo wumva akantu k'ubwenge karimo niba umukobwa yagiye agasambana n'umugabo umwe agasambana n'uwa kabiri agasambana n'uwa gatatu yenda akazagira amahirwe akabona urugo akubaka hari igikomere kimwinjiyemo kuko mu gihe cyose azajya muri aniveriseri agahurirayo n'abasore bamusambanyije we akaba yicaranye n'umugabo we nyirizina bambikanye impeta ariko hariya muri aniveriseri hicayemo abagabo babiri bamusambanyije igikomere tayari cyakora yasabye imbabazi hagati ye n'Imana arabikemura ariko ku bantu ikibazo kiracyahari urumva rero byari kumubera byiza iyo aza kwirinda icyo kintu mbere cyangwa se akabyiga mbere kuko bamuhaye inyigisho ivuga yuko iyo uhawe imbabazi ngo byose biba birangiye no ikiba kirangiye iyo uhawe imbabazi ikiba kirangiye hari ijambo dukunda gukoresha ngo iyo ubaye icyaremwe gishya ngo byose biba bishize ngo ibya kera biba bishize my friend ntabwo wabasomye ibishira ni mu buryo bw'umwuka ni ukuvuga ngo iyo ukijijwe ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza ibishira mbese ibiza ari bishya ntabwo ari ku mubiri
urugero iyo umuntu yabaye umupagani akiba bakamuca akaboko iyo akijijwe n'ikamere asigarana kamwe n'igice cyakora mu ijuru ho yanditswe rwose n'umwana w'Imana kandi rwose impanda ntivuga nta kibazo rwose azahinduka ase nk'uko Kristo asa ariko ino hano nibahamagara abayede ntabwo azagera yaterura rukaragara guteze kandi afite akaboko kamwe n'igice urumva hari ingaruka ahuye nazo wabyumvise yahawe imbabazi ariko ino hano hari ibintu azahomba kubera ko yigeze kwiba bakamuca akaboko ibyiza rero iyo aza kubona iyi nyigisho imurindira amaboko akayibona mbere ubu agakora akazi k'ubuyede yagenda agaterura amabido abiri ariko hari icyiciro atarimo akoreramo hano kuri iyi si kubera yuko iyo nyigisho atigeze ayibona twebwe icyo turimo twigisha abantu si ukuvuga ko Imana idatanga imbabazi oya irazitanga ariko biga uko Imana itanga imbabazi kuko hari abantu bari gukorera ibyaha mu mbabazi akavuga ngo Imana yacigira imbabazi akagambanira mwene se agafata iretere akayisinya aganakora umushinga akavuga ngo ngiye kumugambanira bamukure mu mwanya ndabizi nzasaba imbabazi nyuma izazina urumva uriya umubyeyi agiye kuva mu mwanya yararimo abana bigaga kubera akazi yakoraga yishyuraga inzu kubera akazi yakoraga none bamukuye mu kazi baranamufunze wamugambaniye icyo gihe rero gusaba imbabazi biraza gusaba ubwenge bukomeye cyane uzi kugira ngo umuntu ahabwe imbabazi nuko ajya amageragere agasobanura ko yamubekeye nta bindi kwiringira imbabazi hano umuntu uri kuborera amageragere icyo gihe ububyishe hari umunyamibabaro uri mubabara kandi uzi aho wabyiciye noneho turebe izi mbabazi z'Imana yego turimo kuvuga ko hari uko zitangwa yego hari uko abantu bazihabwa yego tunavuga ko wari umaze no kutubwira ukoresheje iri jambo ko ntabwo turarisoza ku mbabazi z'Imana Imana yabanje kujya mu Bisiraheli yego urumva ngireba mu bintu bibiri ntabwo isi izana ubutabazi reka gusa ubutabazi bw'irabufite n'abaje kubavuma barahari ariko ngo ibanje kujyayo kureba niba nta bugoryi nta no gukiranirwa ibona kubashyira ngo ihageze rero kugira ngo abantu tunagendane neza igeze aho mu Bisiraheli ngo yarabanje ireba mu basore ko nta bugoryi isanga ntabwo ireba mu bakobwa isanga ntabwo urumva ko Imana irabizi ko ubugoryi bubaho igera mu bakobwa isanga nta bugoryi igera mu bagore isanga nta bugoryi mu bagabo nta bugoryi ngo irangije ihita ivuga ngo ndicara muri mwe urumva ko Imana yicara ahantu hatari ubugoryi ndicara muri mwe ngo Uwiteka ngo yicaye mu Bisiraheli mo hagati iravuga ati baraza kubavuma mpari urumva tayari kuba Uwiteka yicayemo n'imivumo nta kikivuze ngo Uwiteka ariko nanjye ntangiye gufashwa none Uwiteka ngo yicaramo hagati urumva yuko mureke babwire abarokore barasabwa kwiga gusenga urumva abantu baba mu rusengero barasabwa kumenya ibi bintu uko biri urumva hari umuntu ugenda usaba kugira ngo Imana imurinde umuvumo kumbi ahubwo ari uwo kuvuma uwo muntu urimo usaba ngo Imana imurinde umuvumo kumbi ahubwo ari kuri lisite y'abagomba kuvuma kuko afite ubugoryi afite no gukiranirwa yego hanyuma rero ngo Uwiteka ahita avuga ngo ngiye kwicaramo mu Bisiraheli Uwiteka ngo yagiye mu Bisiraheli arabunda neza aricara ngo Baramu n'umwami bari mu nzira bariho baterera sasa ngo barabitegera neza umwami aravuga ati hagarara hirengeye ubamvumire ku buryo n'umukobwa urumva ku bantu badafite ubugoryi bishatse kuvuga yuko n'imibereho si ikibazo mu gihe cyose udafite ubugoryi y'Imana uhejeje kuko iyo udafite ubugoryi ubona icyubahiro wa mbere n'Uwiteka iyo hari abantu bashaka kukuzanaho ibintu by'ubugoryi wowe ukarwana nabyo ukabyigizayo uhabwa icyubahiro n'Uwiteka iyo Uwiteka yamaze kwambara icyubahiro giturutse kuri wowe byanga bikunze hari ibintu Imana igukuriraho urumva nubwo Abisiraheli babonye Uwiteka bunze muri bo ariko ntabwo bazi akariyo Abisiraheli ntibazi akariyo ngo Uwiteka rero
ngo akimara kubumba Baramu n'umwami barahageze ngo bahagarara ahantu hejuru habitegeye uzi icyo bashakaga kugira ngo hatagira ubasumba mbese n'utwana baturebe neza bose ngo bahagarara ahantu hejuru ku gasozi neza ngo bari mu kibaya Baramu aratangira aha hantu abakurikiranye iki kiganiro bazitonde bacyumve neza wumva amagambo y'ubwenge arimo ngo uzi ko Baramu yatangiye kandi kuri lisite y'abazi kuvuma ku isi yari uwa mbere urumva ntabwo aje gukora ibyo atazi aje gukora ibyo azi ariko nubwo ari metere mu kuvuma ari buhangane n'abantu badafite ubugoryi hagiye kuba intambara yo kuba ugiye kuvuma umuntu udafite ubugoryi urumva rero abavumana bariho barahari twebwe kugira ngo duhangane nabo ni ukwirinda ubugoryi no gukiranirwa kwirinda ubugoryi no gukiranirwa ubishaka ze kumbaza ubugoryi ngo ni iki ubundi ubugoryi barahirwa ubugoryi ni ubundi ubugoryi ni uzi ko njyewe natangiye kujya ku macano ni ukuri guhera kuri itariki ndajyaho mbazanye n'abantu dusomeye Bibiliya gusa kuko Bibiliya niyo itwereka ibintu uko biri nyuma ya Bibiliya hanyuma rero uzi ko ngo Uwiteka akimara kujya mu Bisiraheli Baramu n'umwami barahageze ngo bahagarara ahantu ku gasozi umwami yahaye ibiciro Baramu ngo Baramu yaratangiye aravuma ngo yavumye inshuro ya mbere ngo Uwiteka arafata niko birivuga ngo yafashe umuvumo ntabwo yawushubijeyo mu mbaraga Uwiteka afite yawufashe ntabwo nizo gufata ngo yafashe umuvumo wabivuze ngo afata umuvumo kumbi mu Bisiraheli harimo udukecuru harimo ubwana butoya harimo abantu batazi amahabari ntabwo bazi urugamba ariko kuba nta bugoryi bafite ngaho nanyumvira umuntu ushaka kubaka urugo ngo rukomere kumva afite ubugoryi ntirushobora yego ni ukuvuga ngo hari uko bigomba kugira ngo urugo rube ruzima hari uko Imana yabishyizeho bigomba kuba utemeye guca muri iyo nzira ntabwo ruba ruzima yani magambo uko numva imbabazi noneho ko ndi kugenda zumva yego ntabwo ari ikigongwe ahubwo ni ineza y'Imana itwikiriye abantu badafite ubugoryi yego badafite no gukiranirwa yego kuko ni ukuvuga ngo reka ngo urugero uzi ko buriya jyewe sahiye tubwizanye ukuri kuzuye jye mbishatse isaha najya gusambana jye mbishatse isaha nahaguruka nkajya gusambana sinamubura aho bagiye bari ndahazi ikindi sinabura amafaranga muhunga ariko ngomba gutekereza mbere nkavuga ngo ese ndinde agaciro ufite kangana iki none se ubundi abagiye gusambana mbere bakuyemo icyubahiro cyangwa bakuyemo igisuzuguriro ibyo bibiri iyo bamaze kubitekereza wirinda ubusambanyi nta n'ugusengeye ubu abantu bagize amasengesho menshi ayo masengesho yo kuvuga ariko nta bitekerezo iyo usenze udatekereza amasengesho ahinduka ubusa niyo mpamvu umuririmbyi yarembye ngo n'umwana muto uzi gusenga urumva gusenga ni ibintu byigwa ntabwo ari ibintu bikorwa nk'ikigare ni ibintu byigwa ibaze nawe iyo umuntu muzima agufashe ufite ibigeragezo akakujyana ahantu akakwambura ubusa ngo agiye kugukora deliverance ubusa ntiwatinyuka kwiyambura imbere ya mama wawe kuko warakuze na papa wawe ntiwahiyambura uretse imbere y'uwo mwashakanye gusa none umuntu wo mu rusengero agukujemo imyenda yose uyimaramo ubwo ni ubugoryi niba udatinyuka kubikora imbere y'uwakubyaye akakonsa kuki ugiye kubikora ku muntu utazi n'amateka utazi n'aho yavuye kandi noneho ntiwigeze unakurura amateka mu babanje ngo umenye ngo ese koko umuntu wiyambuye ninde muri Bibiliya ninde muntu washubijwe kuko yambaye ubusa waba uzi umurongo nibura cyangwa se ukifashisha yenda bakurusha iby'Imana ukavuga ati rero iri somo mpawe n'uyu mukozi w'Imana kugira ngo asengere hari undi muntu wampaye amakuru reka da ni ukuguhamagara kuri telefone ugahita wirukanka utabajije nta n'amakuru reka icyo cyiciro tukivemo turakibereye ku mbabazi uraje ugera aho ziri neza buriya njye natangiye kugenda mvuga kugira ngo nze kugera ku mbabazi neza yego hanyuma rero umva
wari uzi ko ngo Baramu yaravumye aho narigeze sinahibagirwa Baramu avumye ngo Uwiteka atafata umuvumo wose ngo awuhindura umugisha wabyumvise yuko uruganda ruhindura imigisha ari Imana irufite urumva inama yari yakozwe si yo guha Abisirayeli umugisha reka ibyo banyoye n'ibyo bariye bari mu nama ntabwo byari ibyo guha Abisirayeli umugisha ahubwo byari ibyo kubashakira umuvumo ariko kuko nta bugoryi nta no gukiranirwa n'imigambi mibisha Uwiteka ararwana intambara ayibahinduriramo amahoro hanyuma rero ngo Baramu yavumye rimwe Uwiteka bihindura umugisha avuma bwa kabiri kuko ngo yagiye iburyo biranga ajya ibumoso biranga ajya imbere n'inyuma biranga noneho ku bantu bakurikiye ikiganiro nibatekereze ibi rwose ntibigombera no kujya mu mwuka urumva umuntu arimo arakuvuma agiye iburyo agiye ibumoso agiye imbere n'inyuma yakuzengurutse impande zose ariko ngo byanze Baramu nawe arabyibonera yarabibonye ko byanze kuko ngo uko yabavumaga ahubwo mu muvumo Imana ngo yarawufataga igahita iwucisha mu ruganda ako kanya igahereza Abisirayeli umugisha ngo Baramu abonye ko byanze aho kuri tere niho Baramu yavugiye ntabwo byamusabye kubanza gutaha ngo yahise abwira umwami aravuga ati ye burya bwose nta wavuma uw'Imana itavumye aho rero ndagira ngo mwese mutekereze mushyire mu bwenge ikishe n'abantu nuko bafata Bibiliya bakayirukamo ntibabanje ngo basome batekereze ni ukuvuga ngo umva iryo jambo burya bwose nta wavuma uw'Imana itavumye byumvikane ngo kugira ngo imivumo igufate wowe nuko Imana igomba kubanza gushyiraho akaje nuko igomba kubanza kuvuma nibwo imivumo ifata nuko ibona ko nawe uri ikivumo yego urumva ko imivumo iza ari ibiri hari umuvumo ubanza w'abantu hari n'umuvumo w'Imana ariko umuvumo w'Imana uza ku bigoryi gusa n'abakiranira aha hantu abantu bahumve neza reka mvuge ku bugoryi buto kugira ngo abantu babyumve ubundi iyo uri umugabo ukaba ufite abakobwa mu rugo beza basa neza yego hanyuma warangiza ukajya gusambana n'abakobwa b'ahandi mu rugo iwabo hasize abakobwa wataha wasanga bivugira kuri telefone ukabafuhira ubukozi bw'ubugoryi bivuga ngo ibyo utifuza ko bagukorera wabikoreye abandi Imana ihita igushyira kuri lisite y'ikigoryi ni ukuvuga ngo umuvumo uhita ukuza tayari urumva ufite abakobwa mu rugo bangana n'abo uvuye gusambanya none ugeze iwawe usanze umukobwa wawe yatinze kuri telefone urimo uramuhana wabyumvise ubu rero utarimo ujya gutanga ahandi urimo urashaka kugira ngo ubutange wawe ni ukuvuga ngo ubundi ubugoryi cyangwa se icyaha ni ugukorera abantu ibyo utifuza ko bagukorera reka asubiremo ubugoryi niyo mpamvu Dawidi burya Imana yamushyize kuri lisite y'ikigoryi urumva we ari mu rugo uriya aratashye avuye ku rugamba araje asanze wamusambanyirije umugore nkaho ahubwo warwanya intambara kugira ngo umuhumurize uhise umwohereza ku rugamba kugira ngo bamwicireyo ngo Imana ararakaye muri iriya sirikirasiyo yose ngo Imana ararakaye iramubwira ati kugira ngo Dawidi numve ko duhutse neza reka iyi inkota igume mu rubyaro rwe nawe nyumvire inkota igume mu rubyaro ku buryo icyaha cy'ubusambanyi ngo cyagumye mu muryango wa Dawidi kugira ngo ubone ko wakoze ibintu by'ubugoryi urumva imuhaye imbabazi ariko isizemo akantu kameze nk'ishoka urumva Imana ifite ubushobozi bwo kubirandurira rimwe byose ubushobozi irabufite bwo kubirandura mu bana ba Dawidi cyangwa mu muryango wa Dawidi ntibisigaremo ariko kuko Dawidi yigeze kubabaza Imana igasizemo kandi akantu ntabwo abantu bakazi njyewe reka nkubwire imbabazi abantu basobanukirwa imbabazi basome Bibiliya gusa ntihagire ahandi bajya gushaka ubwo busobanuro basome Bibiliya bavuga ati ariko Samusoni ubwo urasoma no ku mazi yego murakoze cyane njyewe aya makuru nayakuye muri Bibiliya gusa yego buriya navuze imbabazi kugeza ubwo
abantu bose hirya no hino, ubutayu, ubuvumo, amasengesho y'iminsi 40. Njye ahantu nagiye mu ijoro ry'impinduka, mu ijoro ry'ihumure. Yego. Noneho mbaza abantu ndababwira ndetse mwebwe murashaka guhumurizwa. Guhumurizwa ni wowe ubitegura. Ihumure rero ritegura. Ntabwo ihumure ritegurwa n'isengero, ahubwo ihumure ritegurwa nawe. Urugero, njyewe niba nibye televiziyo, nkiba televiziyo nkayizana iwanjye nkayibikamo, umunsi nzabona inkeragutabara zirimo zikata ruguru aho mureza bafite, none se mpita mvuga ntibamenye ko iri hano. Urumva nta mahoro ngira niyo wazana iki, kubera ko ikimbuza amahoro kiri iwanjye, kugira ngo ngire amahoro nuko nterura televiziyo nkayisubiza aho nayikuye, nibwo amahoro yuzuye aza. Ubundi mu gihe cyose none se uzareba umuntu afite igicupuri cya perimi agera ku bapolisi batanamufasha murereka rero ikibuza abantu umuntu urakizi ni ibyaha gusa. Wowe niba wicaye hano ukaba ubizi ko nta mukobwa muraryamana, ukaba ubizi ko nta muntu murasambana muri iyi si, uzagenda ukeka uvuga ngo singi Bugesera ngo wa mukobwa reka ufite ihumure muri wowe ryuko Bugesera ni sawa, i Kigali ni sawa. Abantu ikibabujije ihumure nuko bafite ibyaha. Kujya mu iteraniro rero ni byiza 30%, ariko gukemura ikibazo wagize nibyo 70%. Urumva yuko abantu ihumure ntabwo baranamenya ngo turishakiraga. Reka nkomeze iri jambo ryo riduha ubusobanuro bwose. Hanyuma ngo amakuru yose yarabonaga, yarazi yuko Baramu umwami yarazi ko Baramu navuma ariko utangira kubona umukobwa yituye hasi, akabona umusore yituye hasi, ariko ngo yararebye abona nta mpinduka ziri kuba. Ngo Baramu atabwira umwami, aravuga ati umwami burya nta wavuma uw'Imana itavuma. Icyo ni icya mbere. Yego. Icya kabiri, nta warakarira uwitarakariye. Aya magambo rero sinzi impamvu abantu bayasimba bakiruka. Nta warakarira uw'Imana itarakariye, nta n'uwavuma uw'Imana itavumye. Bivuga ngo mu ntara hirya no hino iyo hari abantu bakuvuma ariko ukaba uzi kurwanya ubugoryi no gukiranirwa, imivumo kuza hiraza, ariko Imana yihindura ikindi kintu abavumaga batatekerezaga. Ntabwo ari wowe yihindura. Imana ifite tekiniki ikoresha ku buryo ihita ibicisha mu ruganda mu kanya. Bavuga ko utazabyara wowe ukabyara batabishaka, n'ababiri wanyu bahari. Bavuga yuko utaziga wowe ukiga batabishaka rwose, mu mitima yabo huzuyemo kutabishaka, bakiga atari ku bwabo, atari no ku bwabo, ahubwo ari ukubera Imana. Mutagenda twumva imbabazi. Yego, muraza kugera ahantu ahubwo ziteretse neza, zitandukanye n'iz'abantu. Yego, mu kanya turaza kugera uko bazifata abantu, uko bazifata. Ariko noneho zisabwa gute? Yego. Hanyuma iri jambo impamvu nariteguye niryo ribitse byose. Ibyo byose uri mumbaza niko bibitse. Uraza kumva kuko ntituragera handi twasomye. Jewe nitangiriye uko urugamba rwatangiye. Turaza kureba zisabwa gute, zitangwa gute. Uto tuntu utunkomereze. Mu kanya nigera kuri Phineas nibwo uri buhita byumva. Hanyuma rero ubundi abantu bafashe ibintu by'ibyaha bashaka kubigereranya n'iby'Imana, reka ntabwo bihura. Wowe ushobora kubara imibare y'inaha uzamuka uvuga ngo 1 ngo 2 3 4 uzamuka, Imana igahera ku 10 ahubwo imanuka. Rero ikintu Imana yadushyiriyeho kimwe kituyobora ni ijambo gusa. Wumve n'ikintu kinambabaza, hari umuntu twigeze twaganira arambwira ngo ariko koro ngo kuhara ngo tubwira ngo ibyo muri Bibiliya cyane ngo kiriya si igitabo cyanditswe n'abantu. Wumve agatego ka shitani ngo si igitabo cyanditswe n'abantu. Bitamubwira twari twicaye mu modoka, naramubajije ngo wakoreye provisoire, arambwira ngo provisoire se wasomye icyo gitabo? Si icy'abantu.
si icy'abantu yego none se ubu ngubu wakoreye perime ati narayikoreye none se ibintu byose kugeza iyi saha impamvu wicaye mu modoka ikakugeza Kibungo ikongera ikakugarura nuko wasomye ibitabo by'abantu none se kubyubahiriza umuntu utagenda neza yego bivamo none biriya niyo none bibiliya kuki abantu badashaka urumva iyo bagirwanyirizamo ngo ni igitabo cyanditse niba cyaranditswe n'abantu ibyo bibahaye ubuzima byo wabikomeje ibyo ntibyanditswe n'abantu urumva babisome basome na bibiliya nayo bayumvire bayumvire urumva ahantu dayimana arwanyiriza abantu ushatse kurwanya iby'Imana agucomekamo ijambo rivuga ngo ariko ngo wowe ngo tubwira ngo ijambo ngo ariko ngo iriya bibiliya ngo ntiyasomwe n'abantu dufite igazeti ya Repubulika y'u Rwanda yanditswe n'abantu bayanditse kandi tugize abanyarwanda beza niyo ubu se ntitwambara inkweto tukajya ku murenge dukeye ubu se nyakatsi ntitwarangije kwiga bitewe n'ibitabo by'abantu ariko reba igitabo cy'abantu uragisoma ukaba dogiteri ukavura umuntu agakira kuki utasoma bibiliya yanditswe n'Imana ikoresheje abantu wabyumvise hanyuma rero twari ahubwo bibiliya bo abantu bose bashaka kubona iby'Imana ntibakoresha bibiliya niho ibyayo biri niba bashaka kubona iby'inaha ntibakoresha iby'inaha igitabo cy'inaha wabibize kandi ntibibabuza ntibabuza gusoma ibitabo by'inaha ariko irashaka ko basoma n'icyayo kugira ngo abaturage beze inaha ariko bagana mu gihugu cyo mu ijuru n'ibyo urumva abantu reka mbabwire ahubwo igihe kirageze ubu umuntu wese wavuga gutyo ahita abona igisubizo Imana nk'ubu iyo ndi mu rusengero nigisha abantu nkagango hari abarokore basenga akavuga ngo jyewe ngo nzasenga ngo kandi ngo Imana ngo ndabizi ngo ibyo abize ngo nanjye nzabibona ariko hariya naho abayibeshye mbega azasenga we abona ibyo abizi ngo abizi no ntibe ntabwo wize se akanasenga azabona ibyo bameze urumva ko n'utuntu ubundi umuntu wize neza akiga akarangiza hari urwego rwe kuko nabona umuzungu ntabwo aziruka nawe wasenze hari urwego rwawe nawe hari urwego rutandukanye n'uwize we zavuga iby'uko wasenze kuko warasenze kuko irabyemera yego ariko ntiwize ubwo none bahamagara bajya muri biro ntuzajyamo Imana irabizi ko kompiyuta utayizi wikirukiranye tegereza ibyo abasenze birahari kigo nuko wize niba utarasenze ntihazi ibyo abasenze nawe azabibura ategereza ibyo muri biro niwe yigiye wabyumvise wagira amahirwe yakiga akanasenga akirirwa nabyo ariko iki kiganiro noneho kirangije ni hatari turi ku ijambo rivuga ngo bazisaba bate Imana izitangira reka dukomeze kereka nimubwira ko iminota iri hafi kurangira ariko rwose nigera kuri Finehasi nibwo yumva neza hanyuma rero mwari muzi ko ngo Baraba akimara kuvuga iryo jambo akimara kuvuga ngo nta wavuma uw'Imana itavumye urumva yahise nibagiwe umuswari ariko nta kundi ngo yahise urumva Yesu ashimwe cyane oya niteranire ngo yahise aravuga ati dutahe noneho twige andi mayeri uko turi bugende urumva umwami amenye neza yuko nta wavuma Imana itagize gute ntavumye ntawarakarira uw'Imana itagize gute itarakariye kandi nta bugoryi bubarimo yego nta no gukiranirwa kuri mubaye iyo niyo turufa barishaka niba ushaka ibintu by'Imana urasabwa kurisha izo turufa iyo umuntu ashaka imbabazi z'Imana ugomba kwirinda ubugoryi yikuyeho gukiranirwa nta bindi niba ushaka imbabazi z'Imana urumva twatangiye kwinjira hanyaburira hanyuma rero icyabaye ni iki ngo baratashye bava mu Bisiraheli kuko babonye ko batavumika ngo barataha bageze mu rugo ngo umwami nyir'igihugu cy'Imowabu ngo yahise ahamagara abakobwa urumva agiye kwiga strategy agiye gushaka uko ubugoryi agiye gushaka ikintu cyo niba kuko Imana itajya yemera ko bavuma umuntu kubera nta bugoryi
ikaba itakwemera ko wamuvuma kubera gukiranirwa. Agiye gushaka ibintu bibazanira gukiranirwa, agiye gushaka ibintu bibazanira ubugoryi, gusa nta kintu. Urumva muri dosiye Imana yarebye, ntabwo yarebye uburanga mu Bisiraheli, ntabwo yarebye imiryango, ntabwo yarebye indeshyo. Icyo yagiye ireba ni uko nta bugoryi, nta no gucyana. Hanyuma rero ngo umwami yahamagaye abakobwa ahita bahamagara, arababwira ngo nimugende mujye mu Bisiraheli, muhita mujya mu Bisiraheli, mugende mubasure, mubabwire baze tujyane gusenga birori. Urumva yuko arimo ariga strategy. Aba Bisiraheli ikintu basabwa, barasabwa gucunga Sara, birinda ubugoryi, barasabwa kurwana intambara, ubugoryi butabinjirana. Kuko yewe amahoro ari iwanjye, jewe urimo uvuga aya magambo, amahoro ari iwanjye, aho azingiye ndahazi. Umva sinanakwirirwa njya ku murenge ngo mbaze ngo ese kuba afite amahoro mu rugo iwanjye ngo bikomoka jewe ahantu amahoro azingiye ndahazi, ngomba kuhabungabunga ahubwo ayo mahoro kugira ntayacwanyuze. Hanyuma rero icyabaye ni iki, ngo Abisiraheli bakobwa bose baragiye, babandi umwami yateranyije, abakobwa baragenda bajya gusura abasore b'Abisiraheli, bivanze nabo ngo bahise bakora ikintu bita kuzana, bahise bazana. Urumva bajyanye strategy yo kuvuga ngo bariya basanzwe basenga, mugende mubabwire ko mushaka ko musengana, aho barabumva vuba. Urumva yuko no gusenga birasabwa strategy yo gusobanukirwa. Tugiye gusenga je hari abantu twagiye gusengera, ngenda bandaritse njyayo, ariko badusengesheje turyana twubitsinda dusaba imbabazi uwo mukozi Imana bavuga ati ko ababyeyi barushye inda waretse bakabyuka, ati basenga ngo bitsinda tse kugira ngo bumve nyine amakorari yararirimbye. Hanyuma bageze igihe cyo kuramya no guhimbaza, bahita bavuga ati rero kugira ngo Imana itwumve vuba no kurya, ati ibyo byubahiro byanyu mubyigizeyo, ati muryame. Abantu bose bararyama, nanjye uvuga nariryama. Noneho ngeze ubwo ngeze niririye, ariko nateraga ijisho, bavuzaga ibyuma ariko turi hasi, ngo ni uguha Imana icyubahiro cy'ikirenga. Noneho mpita bwana ubu aba badamu baryamye aha, nta mudamu ushobora kuba yaje atwite. Icyo kintu nakibajije, ndongera ndavuga ngo ikindi, nta bakecuru barimo hano bafite uburwayi. Hanyuma ndamwegera, naramwegera ndavuga nti watubabariye tukabyuka. Arabatoya ati turacyahimbaza, ati ntudukure mu mavuta. Urumva tayari aho ugomba gusobanukirwa, ese kuko kuryama hasi nibyo bintu bikumveka Imana bikayihereza icyubahiro uko bikwiye, ikamanuka. Icyo gihe rero iyo wibajije ibyo, nta handi uhita ugana, ntabwo ugana muri bene wanyu kuko bagushuka cyangwa bakakubwira ibitari byo, ntugana muri babandi mwiganye, ahubwo uhita umanuka ukajya mu ijambo ry'Imana ukavuga ngo se icyubahiro cy'Imana ubundi kimanuka gute, Imana ishobora kubahwa gute? Hanyuma rero ngo abakobwa b'Abamowabukazi ngo bagiye gusura Abisiraheli, ngo baragenda barababwira ngo mushobora kuza tukajyana gusenga Imana. Ngo abasore b'Abisiraheli bati nta kibazo, ngo bavuye mu mahema, kuko aho bageraga bahitaga bakambika, bava mu mahema baragenda bajya gusenga ibigirwamana. Wabyumvise? Bagiye gusenga ibigirwamana, ngo barangije iryo teraniro, ngo ryarangiye bahita bajya gusambana. Tugeze rero hahandi tugiye kumva imbabazi zisabwa gute. Ubwo bagiye gusengana ubugoryi. Yego, bagiye ahantu basengana ubugoryi. Bagiye gusenga ahantu basengana iki? Ubugoryi. Ubundi ubugomba, ariko ngenda nibaza nkavuga ngo ariko kuki ibintu by'Imana abantu batubwira yuko babiguyemo, kuki bataratubwira yuko umuntu yagiye Nyabugogo? Ubundi iyo ugeze Nyabugogo, yego urakoze cyane, urumva iyo ugeze Nyabugogo hanyuma ugakenera kujya kwitunganya kwa kundi, hari ukubwira ngo ukora gutya,
wowe uhita umenya ko isaha igeze ikindi ukamenya n'icyo ugomba gukora ugomba kuba ufite inoti y'ijana ubwo ndabitsinze si ngombwa kwiga bivuga ugomba kumenya ko ufite inoti y'ijana ugakata hahandi ntabwo bakugira impuhwe ngo bakubwire ngo reka reka uhicaye nawe agomba guhembwa hanyuma rero Yesu ashimwe cyane urumva ko bye nayikoreye none kugira ngo dukoreshe igihe neza hanyuma rero ngo bageze i Mowabu barasenze basenga ibigirwamana Imana ireba bamaze gusenga ibigirwamana ngo iryo teraniro ryarangiye yego ngo bahita bajya gusambana ngo karahava barasambanye Imana irababara iryo joro ryonyine ngo Imana yahise yicamo abasore ngo yishe Abisiraheli 24,000 iryo joro rimwe baze gusoma 24,000 Uwiteka yarayabishe bicishije mu gihe ngo arabiyicira kubera uburakari yagize urumva yuko ubundi yabatabarira iki ese ibiciye iki aho ngaho n'abantu baba bagomba gusobanukirwa nk'ubu reka nkubwire imbabazi zayo zababagaho bitewe n'iki zabavuyeho kubera iki ubundi aho hantu ni abantu bakwiye gutekereza ko tuzi ko Imana yacu igira imbabazi nyinshi z'ikirenga zitagereranywa aba bantu bakaba ari abasore ejo bakeneye kubakuru ejo zikaba zari zibariwe uyu munsi zikaba zibavuye urumva imbabazi z'Imana zizanwa n'iki zijyanwa n'iki urumva igisubizo aho ngaho uwo ari wese arahita akibona si no kuvuga ibintu byinshi niba ejo yarabakijije kuvumwa uvuma bamutegeye bakamwicaza ku ndogobe urabizi ko bamushyize ku ndogobe iraza neza bohereje n'abantu niba Imana yabakijije umuvumo ejo bikemera uyu munsi noneho Imana ikaba nta nubwo yarindiriye kuzana abavumo yo ifashe umwanzuro yabarakariye yo iravuga ati noneho si na ngombwa ko babavuma kandi ejo aravuga ati ntawarakarira abitarakariye ntawavuma abitavuma none baraba yicariye ariko none niyo itagiye uburakari bwayo nibwo batangiye bamerera yego ubwo abantu babyumve mwumvise uko imbabazi ziza nuko zigenda mwumvise nuko zigenda aha rwose ntugire ikibazo ntibazakubaza byinshi nabo bahise babyumva kuko bahise bumva ubusobanuro ubundi imbabazi zari ku Bisiraheli zazanywe n'iki none ko zibavuyeho zibavanyweho n'iki ese bagiye muri dushe barakaraba zivaho ese hari ubwoko bw'imyenda babuze zibavaho igitumye imbabazi zibavaho ni uko bagiye gukora iby'ubugoryi yanababujije kandi yari yababujije hanyuma rero ngo barangije ihita yicamo abasore 20,000 yishemo Abisiraheli 20,000 ijoro rimwe gusa jewe iri jambo narisomye bitanditekerezaho ibihugu bibamo intambara mbi hari igihe usanga ama-etaje yasundutse tujya tubikurikira ibihugu bibamo intambara zikomeye ugasanga ama-etaje bayatwitse bakoresheje amabomba akomeye bakoresheje za misile indege zakoze mu birere ariko hagashira amezi nk'abiri ukumva baravuze ngo hapfuye abantu 7,000 kandi urebye imiriro yatse ibintu byabo igihugu cyose cyashira none ijoro rimwe ryonyine hapfuye abantu 24,000 abantu batekereza uzi ko ngo ibindi bisore abandi basore bo batapfuye abasore batapfuye iryo joro ngo batashye biruka baravuga ati ratumaze yarakaye ngo batangira kubimenya batashye biruka bajya mu ihema ngo bageze mu ihema Uwiteka ahita amanuka yihuta yaramanutse ngo abasangayo ngo abwira Mose bo ntiyabishe abo batashye barokotse ngo abwira Mose aravuga ati abo basore bose wowe ntabwo bazi ari kugenda bazi abasore bavuye gusambana basenze n'ibigirwamana mu bice niko havuga mu bice mubamanike ku zuba niko bibirivuga mu bice mubamanike ku zuba nimumara kubamanika mwabashyize ku zuba jewe Uwiteka nkabareba uburakari burashira aha hantu abantu bantega amatwi ubundi mu gihe cyose uzasoma Bibiliya
ukirukanka udasobanukiwe ijambo wasomye rizaguteza ibibazo. Ngiye nabaha urugero rwa provisoire. Iyo umuntu azi ko afite ikizami, nanjye ndagifite mu minsi iri imbere, ariko sinjya muri saa yo kujya kwiga kugira ngo ntazatsindwa. Ni ukuvuga ngo provisoire buriya usoma neza, ugasoma ibyapa, ugasoma aho baparika kugira ngo utazatsindwa. Na Bibiliya rero uba ugomba gusoma utagira gusobanukirwa, ukagira abandi bantu wiyambaza kugira ngo bagufashe gusobanukirwa aho hantu. Hanyuma rero sinzi n'iminota yashize. Minota yashize irimo iragenda ngiye gusoza. Hanyuma umva rero ikintu gikomeye, uzi ko ngo abo basore Mose yaravuze ati Uwiteka yarakaye, none ubwo yarakaye mu gitondo muze dukora inama, dukora iteraniro, dutoraguremo ba basore. Mose ngo yaravuze ngo umuntu wese mu muryango akore mu muryango abakoze ibyo bintu bapfe, abiyicira ababarure, abiyicira abagiye gusenga ibigirwamana abari biyicira. Hanyuma ngo Mose arangije mu gitondo ngo arabateranya bose, ateranya n'abakecuru batazi byakorewe. Iyi mbabazi zangiye my friend, imikino irashira. Ngo arabateranya bose abashyira ahantu mu kibaya neza, iteraniro ryose arabuzuza neza mu ihema. Hari ihema ngo bari bashinzwe kuza guhuriramo. Hanyuma umva ikintu gikomeye rero, yenda tunasoreze kuri icyo. Uzi ko ngo hari Umwisiraheli wari waraye, we mu bapfuye ntiyari yapfuye, no mu batashye biruka ntiyari yatashye, we ngo yari yaraye ararayo. Ngo bagiye kubona rero, urumva Imana yateranyije iteraniro, ifite gahunda yo kugira abo yica. None ngo bagiye kubona muri icyo gitondo ngo abona wa musore arahungutse, azazanye n'umukobwa none yego, ngo amucisha imbere y'iteraniro. Urumva ni iteraniro Imana yarakariye, yabasuzuguye, ngo yari yabaciye amazi yabasuzuguye, ngo amucisha imbere y'iteraniro. Uwiteka yarakariye. Noneho ngo Abisiraheli bose bararira, abari muri iryo teraniro babonye noneho akabaye, ngo bararira, baravuga ati iratumaze. Ubundi yajyaga yabicaga babikoreye kure, ngo n'abajya mu mwuka babyumve, babikoreraga kure ikarakara iteraniro, babikoreye kure. Ubwo batangiye kubizana mu ihema iteraniro, noneho iratumaze. Iki kiganiro kandi kizagira abantu b'Imana babyumve. Niba araturankariraga bikorerwa hanze, none bikari gukorerwa ku ruhimbi, iratumaze. Ngo bararira bose, bararira bose. Reka nkubwire, mu gihe abantu batarasobanukirwa ko uburyo imbabazi zitangwa, bataranasobanukirwa zihabwa nde, kuko iteraniro rishobora kuba ari abantu 2,000, abantu barimo babyina induru zavuze, yo ikaza ije kureba uburyo iri buzitange, kuko iyo ifite uburenganzira bwo gutanga ziriya mbabazi izitaguza. Uzi ko ushobora gushaka umunyamategeko ngo akuburanire, akakurengera kandi abizi ko uri mu mafuti, akarwana intambara, wowe ukamubwira ati nzaguha ifaranga, ushaka ko urubanza umpesha imbabazi. Urumva inaha bashobora kuzihutaniwe, ariko Imana ngo yimye uburenganzira uwo ari we wese kuzitanga kugira ngo bataziha bataribo. Iravuga ati ngewe aho imbabazi naho bazisabirana nzajya mbamaje, ndebe ko uzisabiwe koko azikwiye. Niyo mpamvu ririya jambo twasomye rivuga ngo Uwiteka yagiye hagati mu Bisiraheli. Uzi icyo bivuze? Ubundi Uwiteka aba hagati, ari usaba umugisha ari n'uwusabirwa, Uwiteka barimo hagati, akareba ko bawusabiye awukwiye koko. Ni ukuvuga ngo byashobora kugusabira umugisha ari ubushuti twifitaniye, umva 80% shobora kugusabira umugisha kuri uyu mugoroba kubera ubucuti ngendo dufitanye nge nawe, kubera ko wanguriye fanta, kubera ko wishyura umwana wanjye ishuri, nkagusabira umugisha. Ariko hagati y'usaba n'ugusabirwa, Uwiteka barimo hagati kugira ngo arebe umuntu usabiwe umugisha niba ukwiye. Niyo mpamvu yavuze ngo burya ntawarakarira uw'Imana itarakariye, nta n'uwavuma uw'Imana itavumye. Urumva kugira ngo imivumo y'abantu igere ku wavumwe, igomba kubanza guca ku Uwiteka, akareba niba uwo muntu uvumwe koko ari uwo kuvumwa, cyangwa se kareba niba uwo muntu usabiye umugisha ari uwo kusabirwa. Yego. Hanyuma rero umva ngo
uwo Mwisiraheli niho twatugize uwo Mwisiraheli ngo yaciye imbere y'iteraniro yaripinze ari kumwe n'umukobwa ngo aravuga ati sinzahora njyayo reka mucyure njye mubona hafi ngo aramuzana amubacisha imbere nta nubwo ngo yagiye mu ihema nta nubwo yanatekereje ngo anavuge ngo si iteraniro ryateranyijwe n'iki reka nibura tujijishe tugenda twicaremo ryateranye ritunguranye ko ejo nta matangazo yaciyemo iteraniro ryateranye ritunguranye ubundi rihatse iki ntiyigeze amenya ayo makuru ngo abanyura imbere aragenda ngo ajya mu ihema bararira hanyuma rero ngeze aho twasoma ubundi mbite ko umwanya mbaze uzi ko ngo yageze mu ihema bahita bakuramo imyenda umukobwa ajya hasi umusore ajya hejuru ngo Feneyasi yari ari muri rya teraniro ba bantu bose bateranyijwe na Feneyasi yari arimo yicayemo ngo arebe ukuntu uwo musore abaciye imbere ngo arebe ukuntu atangiye kuzana ikizira noneho muri bo hagati neza Feneyasi avuga ati yaturakariye babikorera kure none ubwo wabizanye bituma ngo yaragiye ashaka icumu ntawamutumye muzasome neza ntawigeze umutumye ni nayo mpamvu Bibiliya ivuga ngo Uwiteka yafashe ifuhe rya Feneyasi Uwiteka ngo afata n'ifuha agira abipimye ngo asanga birangana ahita batasigaye none bumve rero ahantu abantu basenga bakwiye gushinga urushinge ahubwo Feneyasi arahagurutse ba Mose barahari bo barimo bararira abasaza bakuru abatambyi barahari bo barimo bararira ngo yarahagurutse aragenda atora icumu aravuga ati ngiye kwemeza abaturage ngiye guca agasuzuguro n'uzabyumva wese amatwi ye azacura injereje kandi koko urumva Feneyasi turimo turamuvuga kandi twigeze duturana ntituzi n'indeshyo ye ariko agatete yakoze ku isi karacyavuga ngo yarahagurutse afata icumu akurikira wa Mwisiraheli ngo ageze mu ihema asanga bamaze kwiyambura bararyama afata icumu yateye ku mugongo w'umusore riramanuka ngo rifata ku nda y'umukobwa rifata hasi ko aho Feneyasi ari urumva mu ihema harimo batatu harimo uriya mukobwa harimo uriya musore w'Umwisiraheli harimo na Feneyasi mu ihema nibo barimo ihema rirakinze hari ukuntu amahema nyine ngo Uwiteka ntiyamanukiye mu ihema ngo abwire Feneyasi ahubwo yahise ajya mu iteraniro rya rindi ry'abarira ajya mu iteraniro ngo ahita abwira Mose kiyongozi aravuga ati Mose niho twasomye aravuga ati mwene mutuze ntabwo muza kare kuba haleluya mutuze mwebwe muceceke aramubwira ngo Feneyasi ahita avuga izina ry'uwo muntu uri mu kazi Uwiteka niwe wamwivugiye aravuga ngo Feneyasi mwene Eliyezeri wa Aroni umutambyi atumye urumva ko ntabwo bupfa kuvaho hari igituma atumye uburakari bwanjye buva ku Bisiraheli kuko yafushye ifuhe ryanjye urumva n'ifuhe ry'Uwiteka we yafushye ifuhe ringana n'iry'Uwiteka risa n'iry'Uwiteka ripima nk'iry'Uwiteka afushye ifuhe ryanjye muri bo ivuga ijambo rikomeye ari ryo sorejeho ukabona kumbata iravuze ngo kubera iyo mpamvu musinyiye ntabwo ari mbasinyiye ntabwo ari mbasinyiye kuko Imana ihemba wakoze kandi ikindi kinakomeye mwese mubimenye Imana yanze gushyiraho abasupervisor yanze gushyiraho abashefu d'equipe yo mu kazi niba yibereyemo uwakoze iramureba neza ihita ivuga ngo kubera iyo mpamvu musinye isezerano ryanjye ry'amahoro ahoraho uyu muntu usinyiwe isezerano ry'Imana kandi rihoraho ni isezerano risinyiwe mu ijuru uzitambika aya mahoro ni amahoro ahoraho umurozi igihe azazira azahasanga amahoro ahoraho mbega ngo ni amahoro ahoraho ikindi iramubwira ngo ingoma y'ubutambyi izaba kuri we ndetse n'urubyaro rwe urumva Imana ivuze urubyaro hari bataravuka ariko kuba Imana ivuze ko ingoma y'ubutambyi izaba kuri we biba ngo no ku rubyaro rwe tayari akatishije itike y'ubuyobozi buzahoraho n'uzitambika ubwo buyobozi Imana yabisinye n'izarwana urumva rero yuko imbabazi zahise zimanukira mu Bisiraheli ba basore bari kumanikwa bari gupfa bari bamaze kwitegura ariko Uwiteka ahita bikuraho ati birahagaze
iravuga ngo kubera iyo mpamvu mugiga nari nohereje ndayihagaritse. Umwana bari mu kazi. Aha ngaha harimo n'isomo rikomeye. Hari n'isomo rikomeye riteye gutya ari ryo soreza. Feneyasi ari mu iteraniro. Ashwe. No. Feneyasi wari mu kazi k'Imana. Byumvikana ngo hari umuntu ushobora kutajya guterana ariko akaruta abagiye mu materaniro. Ari mu murimo w'Imana. Yego, ari mu murimo w'Imana. Akaba yicariye kuri kesi kwa boss. Ariko ari mu murimo w'Imana ku buryo Imana ihabwa icyubahiro yicaye kuri kesi gusa atagiye mu materaniro. Umuntu akaba arimo abaza, ari mu gakinjiro arimo abaza akora intebe, ariko uburyo azikozemo, uburyo yakiriye abantu, Imana ikanezerwa. Hanyuma iri jambo ndigeraho nahise sanisha n'andi magambo nasomye muri Bibiliya. Ndavuga nti wa mugani kuki Feneyasi yahesheje amahoro agahesha kudapfa abantu batajyanye nawe, ni igihe Imana inezerewe. Imana kugira ngo iguhe imbabazi, urumva ko hari ibigomba kubanza gukorwa ndetse n'ibyo gukiranira. Yego, kandi uko tubibonye uyu munsi ishobora kukurinda umuvumo, yego, kukurinda uburakari, yego, kuko nawe iby'ubugoryi bitandukanyije nabyo, ariko ejo bakakubona bwongeye bwako umuvumo ukuriho mwinshi. Hanyuma rero ba bandi bavuga ngo n'ubuntu gusa, sobanurije ngo n'ubuntu kandi akora yavuze ngo ariko se dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busabe, aravuga ngo yanirika. Buriya yewe niyo umuntu agiye kumbwira ijambo ry'Imana bitavuga ntitangirira hasi. Buriya uzaya amagambo mvuze yose ahera ku gice cya 23 soreje ku gice cya 25 kubara ibice 23 ni haya magambo somye atangirije, hanyuma agasoreza ku gice cya 25. Urumva yuko usomeye ku gice cya 24 aya makuru sinyumva. Biba bisaba no kugira ngo usome amakuru yose ubihe umwanya. Mu gihe cyose udaha umwanya ijambo ry'Imana ukuyobya azabona ukazi yihuse. Yego. None tugiye kugera ku kindi kintu turaza kwihutisha kugira ngo ikiganiro tugisoze. None tuvuge ku kuntu abantu babo izi mbabazi basumva. Iyo bitegereje ubona abantu bumva abakristo no munsi cyane ko bashobora no kwivugisha terega ibyo bintu byari byo mu isezerano rya kera. Atunguti mu buntu bwa Kristo, atuga imbabazi, atotera umwaka w'imbabazi. Sibyo? Aho buri munsi tuza tukicara mu cyumba tukavuga ngo Imana imbabarire, Imana imbabarire, Imana imbabarire. Ndetse n'abanyamana bakavuga ati ihana ibi ngibi, ndetse baba batanabivuze kuri bamwe. Akumva ko yera ati kandi twigeze no kuvugaho akantu nubwo twinjira muri Kristo Yesu, Imana ikatubabarira ikatufata nk'abana bayo, ariko Paul aravuze ngo ntabwo twakomeza gukora ibyaha kugira ngo ubuntu bugire gute usanga ko ariho ubuntu. Kandi twigeze no kubona uburyo n'ingaruka z'icyaha nazo zitoroshye ku bantu bafite ukuntu imbabazi zigaragara. Twe kuvuga uburyo bazumva kuko byo twamaze kumva imbabazi izo arizo. Yego. Ariko noneho uburyo zigaragara imbere y'Imana n'uburyo zigaragara imbere y'abantu. Yego. Nabyo ni ibintu bishobora kuba ari byo kwitonderwa. Uko imbabazi z'Imana zigaragara mu maso y'Imana, mbega umuntu wababariwe mu maso y'Imana uko agaragara nuko agaragara mu maso y'abantu. Yego. Mu yandi magambo Dominiko Rwibaga uyu munsi akaba yongeye gusaba imbabazi, sibyo? Hari uko Imana imubona. Yego. Ariko nanjye hari uko ngize gute, hari uko mubona. Byo bifite ingaruka ki mu mikirizwa yacu? Urakoze cyane. Ubundi iyo wasabye imbabazi, yego, reka mbabwire ko ikintu kibabaza Imana aka kantu abantu bakumve neza, ni ikintu umuntu aba yakoze hagati y'umuntu n'undi. Ubundi icyaha cyose ni ikibazo kiba cyabaye hagati y'umuntu n'undi. Umujura ni uwibye umuntu, umusambanyi ni uwasambanye n'umuntu, umubeshyi ni uwabeshye umuntu, umwicanyi ni uwice umuntu, ugira ishyari arigirira umuntu. Bivuga ngo ibirakaza Imana ni ikibazo kiba hagati y'umuntu n'undi, umubano wacu n'abandi. Yego. No guhabwa imbabazi rero ni nanone ni ikosora riba hagati y'umuntu n'undi.
ubwo ni ubwiyunge. sinzi niba banyumvise. Icyaha cyose, icyo bita icyaha cyose, ni ikibazo kiba hagati y'umuntu n'undi. Yego. Gusebanya ni umuntu usebya undi. Iyo Imana ugiye ahantu ikagushinja ikavuga ngo ihane gusebanya, ntabwo wasebeje Imana. Ntiwasebeje Imana, ni umuntu wasebeje. Yego. Hanyuma umwicanyi ni uwishe umuntu akamuhisha ngo tutazi. Ntabwo yishe Imana. Ntabwo yishe Imana. Uwasambanye ntabwo yasambanye n'Imana. Urumva ko icyaha cyose, aho uzumva ijambo bita icyaha cyose, icyaha cyanditse muri Bibiliya cyose, ni ikibazo kiba hagati y'umuntu n'undi. Yego. Wabyumvise? Ni ukuvuga ngo rero nikosora cyangwa ubwiyunge cyangwa se kubitwara uko biri, ni ibintu biba hagati y'umuntu n'undi. Njyewe umudamu wanjye ashobora kutamenya aho nasambaniye. Yego. Imana ikababara, kandi umudamu ntiyafashe, nta nazi uwo mukobwa turyamana, ahubwo Imana yashengutse yanababaye, kandi umugore we ntiyababaye ntiyanafashe. Urumva ko hagati yanjye n'umugore hahise hababaza Imana. Noneho kugira ngo umva akantu gakomeye, kugira ngo niyunge n'Imana, ni ugukemura ikibazo cyanjye n'umugore. Nibwo Imana ihita inezero. Ujya gukora ubukwe ntiwampaye inkwano. Yego. Ni njye wabitse inkwano yawe. Urayimanukana ku kanya. Ibaze inkwano yawe nayimaranye hafi igice cy'ukwezi nyibitse. None si yo nza kuyirya, ubu mba nicaye. Ntabwo wari gutumira, wari kunzana. Ntabwo wari kuza. Wabyumvise? Ni ukuvuga ngo njyewe icyo gihe yampaye amafaranga menshi, ndagenda ndabika nyamarana igice cy'ukwezi. Kandi ibaze haciye n'imyaka ingahe? Hafi 12. Ibaze haciye 12 akoze ubukwe, ariko yampaye amafaranga menshi ndayabika. Uyu ntacyo dupfana, nta nubwo twanaturanye, ariko narayabitse, ndanabikwibukije. Ndayabika nyamarana iminsi hafi 15, nta n'atanu nkuyemo, ndanayamanuka nanyashyira sebukwe. Yego. Nyashyira sebukwe yewe ndatega ndayijyanira, ntegesha yanjye ndayajyana. Ariko si ikintu nubatse, ubu gishobora kungirira umumaro, kikanawugirira abana banjye. Ejo umwana wanjye akaza kwiga aho wigisha, ukibuka ko nabitse mama. Isi ikeneye inyangamugayo, ijuru rikeneye abakiranutsi, ariko tunongeye ko umuntu adashobora gukiranuka atari inyangamugayo. Ntabwo bishoboka. Ariko nanone ubunyangamugayo wataye mu minsi yatambutse. Yego. Bushobora kukubangamira uno munsi, kandi uri umukiranutsi ku Mana. Erega nshuti yanjye, abantu barabeshye. Barabeshyanye ku buryo mvuga nti aba bantu b'Imana ibi bintu bizabambuka gute? Ibaze umuntu udakubwira ngo Imana ngo igira imbabazi nyinshi ngo z'umurenge, ngo igira imbabazi nyinshi. Yego, ni nyinshi turazemera, ariko zisobanure. Yego. Sobanura abantu. Ejo hari nk'abakozi b'Imana tuzi, ugasanga abyaye abana 3 ku gasozi, kandi afite umugore. Icyo gihe uzi ibintu akareye, reka bikubwire, arihana, araza kujya kwihana, asaba Imana imbabazi imubabarire, ariko ntabwo azahabwa icyizere yari afite mbere atarajya mu bagore. Ubu ntibaragisubira mu mirimo y'Imana. Yego. Ntasubira kuba umuririmbyi, ntiyakongera kuba umushumba, reka da, kandi yari umukiranutsi ku Mana. Yego. Ariko ubunyangamugayo mu isi yabwishe. Kubera ko yabwishe rero, my friend, uzajya hari n'abigisha ugasanga abantu navuze ngo iyo umuntu akijijwe ngo byose ngo babishize, bazagushuke. Jewe nukuba waranyishe ukantema hagira inkovu hano. Nitujya gukizwa tukajya mu rusengero rumwe, uzajya gutura byibuke, tuba tubyibuka. Ahubwo imbaraga Imana iguha imbaraga zo kutamwitura ibyo yagukoreye, ariko umwibuka. Yego. Ndetse niyo ngiye gukora agakoze ushobora kongera ugasanisha n'ibyo. Yego. Ya Imana iguha umugisha, kandi Imana iha umugisha yo dukurikiye. Twumvishije amagambo akomeye pe, ikiganiro cyari cyiza. Hanyuma tugiye gusoza dusenga. Imbabazi z'Imana n'ubu turacyazivuga ziriho ni ngari. Ihora ndetse tuyatema indirimbo ngo dore mpagaze ku rugi. Ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, ndinjira tubane. Ariko none urumva niyumva ijwi ryanjye agakingura, akemera kugira gute? Gukingura. Avuze ati bana bamukinge bajye kwa runaka. Umva ko mu tuntu tw'imbabazi hagiye harimo utundi tuntu, harimo kondisiyo. Harimo kondisiyo. Mu yandi magambo ntizigereranywa, sinari nazikwiriye. Umuntu ntiyari azikwiriye
kubw'ububi bwe ariko kuko none Imana ari umutunzi wazo nyinshi n'urukundo rutagererana noneho ije kuzitanga harakeneye kuzakira harakenewe kuzakira none si yo wumva ngo tera intambwe imwe 99 ziraterwa urumva yuko niyi imwe Imana irayikeneye biroroshye njyewe reka nkubwire maze igihe soma kuri ijambo bita imbabazi gusa ndafahise ubu abantu b'Imana baba basomye koko nashatse ahantu ibitanga 0 ku gutyo gusa bwerere kubusa gusa sha umva abantu bazashakira ibyo bice tubisome duhere ku murongo wa mbere nzajya mpita mbereka mbwene do ya reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu tuguhaye turagushimiye wagikurikiranye kandi tugusaba umugisha wowe uri bugire icyemezo ufata kubw'imbabazi z'Imana twaravuze ngo turabinginga kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo mudahererwa ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa twibuke ko ibi tuba tuvuga Yesu w'umunyembabazi hari igihe azagaruka ari umucamanza kandi azacira urubanza umuntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze kuko yavuze ko nta musupervisor yashyizeho ni supervisinga ariko uno munsi irahari kugira ngo umuntu wese imbabazi uwemera kuzakira ibintu byose umuntu yishe yakwiye ku murongo haracyariho umwanya wo kubigarura ku murongo ukumva iki kiganiro kikagira aho kigukora ku mutima ufite abantu ubona babizerwa hamwe no gusenga Imana wakegera bakagufasha ukongera gusubirana ubuzima bwa Kristo Imana ikwishimira kandi nawe ufite umutekano utikanga ikibi reka rero dusoze dusaba Claude kugira ngo nawe atange inama mu magambo make cyane ku bantu bafata imbabazi z'Imana uko zitari ndetse n'abantu bashobora kuba babohewe mu mitego y'uko batazakiriye cyangwa se bazipfushije ubusa bakaba barimo kubaho mu buzima bumeze nk'aho burimo kwicuza yarangiza kandi turaza kumwemerera asengere umuntu wese wumva iki kiganiro kugira ngo Imana imukore ku mutima abonerwa n'uko twatangiye tuvuga kandi ko turagushimiye Imana imugisha cyane murakoze cyane namwe Imana ibamugisha inama rero natanga icya mbere Yesu arahari icyo ni icya mbere ni nayo mpamvu nababwiye yuko nta musupervisor yashyizeho ngo yanze yuko abantu batazabeshyanya imibyizi ushobora gushyiraho umuntu wasiba akandikira umubyizi utaje Imana ibihari kugira ngo yitangire amanota cyangwa se isinyire imibyizi rero Yesu arahari hanyuma icya kabiri ibyo wishe hari ibyo utakosora ngo bikosoke nk'urugero iyo umuntu yakoze kiriya cyaha cy'ubusambanyi kenshi abantu nibo gikunda kugira ingaruka ntacyo wakora nk'umwana wabyariyemo byongere bisubire inyuma bise nk'uko byasaga utaramubyara ikintu rero wakora ahubwo ni ukwirinda kongera kubisubiramo ukemera ukihangana nyine uwo mwana yazakubaza ati kuki wambyaye ukajya ugashaka undi mugore kuki utashatse mama ukihangana nyine ukanashaka imbaraga zo kuzajya uhangana n'izo ngaruka kuko ingaruka zo zibaho ariko ugahita ufatira umwanzuro aha kutazongera gusubiramo kugira ngo utiyuzuzaho ingaruka nyinshi hanyuma rero indi nama ya gatatu ni ukurwana intambara yo kugira ngo mube inyangamugayo naha rwose pe ukwatse ubufasha ukabukora nk'ukabukwatse wakumva utabishoboye ukamuhakanira imbere hari abantu batanga sheke ugasanga atanze sheke mbi itazigamiye yenda bakamwubaha ntibamujyane mu nkiko ariko bamutakarije icyizere rero ni ukurwana intambara kugira ngo ube inyangamugayo unaharurire inzira imiryango yawe cyangwa nawe wiharurire inzira kuko iby'ejo hazaza ntawe wabimenya ushobora kuba uri kugusaba none ariwo nawe ejo wakenera kumusaba Imana ibamugisha numvaga ibyo bitatu ari byo nabagiraho inama
kugira ngo dukomeze urugendo. Iyi si yo ni urugendo rurerure, ntawe uzi imyaka azayimaraho. Wowe nuba inyangamugayo mu gihe cyo kuba inahangaha cyawe uzahaba neza, kandi no mu ijuru uhabe. Imana ibahe umugisha. Numva twasenga. Turagushimiye Imana yacu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turagushimiye kuko uri mwiza kandi imigambi yawe iri myiza. Turagushimiye kuko warinze ubwoko bwawe aho tugiye turi hatandukanye. Wagiye urwana intambara byonyine, n'ibi bitwereka imbaraga zawe n'ubudahangarwa bwawe, kuko wowe wenyine gusa niwo ubasha kubanira n'abandi icyarimwe, ukabarindira icyarimwe. Niyo mpamvu waturindiye ahatandukanye. Ntabwo rero waturindiye ubusa, waturinze kugira ngo dukomeze twumve amagambo yawe, ndetse aho amagambo aduhindurira gukora umurimo wawe. Muri ayo magambo rero watumye uturinda, ni nayo uyu munsi wa none turimo twumvise ijambo ryawe rikomeye ritubwiye ko dukwiye kumenya imbabazi icyo ari cyo, ndetse uko zitangwa, ndetse n'abazihabwa baribo. Turabyumvise Mana, ari twebwe tuvuze iri jambo, ari n'abaryumvise, twese dushoboze kugira ngo amagambo yawe dukomeze kuyumva kandi tuyagenderemo, kuko dusanze imbabazi zawe urazitanga, ariko ntuzitanga gutyo gusa. Hari nawe ibyo ushyiramo kugira ngo abantu babyubahirize. Twifashishije imirongo rero myinshi twasanze, ariko kuri turasabye no kugira ngo ushoboze abantu bose bateze amatwi ijambo ryawe, kugira ngo bakomeze bakire imbabazi zawe nk'uko biri. Urakoze, turagushimiye. Ngaho umwanya usigaye mu bwoko bwawe n'uyoborwe nawe. Twamenye ko wigisha kuruta abigisha, kandi uvuga kuruta abavugabutumwa. Komeza uvugane n'ubwoko bwawe, ubigishirize mu ijambo ryawe, icyubahiro n'ikibi cyawe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.